Kwibuka ku nshuro ya 31 abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho kandi ntawe bagomba kubikesha. Iryo ni ijambo rya Perezida Paul Kagame. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo yavugiwe mu gutangiza icyumweru cy'icyunamo. Urakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV. Igihugu cy'Ububiligi cyashinjwe kugira uruhare mu mateka y'ubwicanyi bwaranze u Rwanda bwaje kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ndetse na Minisitiri ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda bemeje badaciye ku ruhande ko Ububiligi bwagize uruhare rutaziguye mu gushyamiranya abahutu ndetse n'abatutsi. Uretse guterana abatutsi bari bahungiye mu kigo cy'ingabo z'Ababiligi cyari ahitwa Kicukiro, iki gihugu cyanashinjijwe kugira uruhare mu bikorwa byibasiye abatutsi mbere ndetse na nyuma y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge. Muri uyu muhango hanagarutswe kandi ku bikorwa by'ubwicanyi. Aba bategetsi bavuze ko ibi bikorwa byakorewe abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ngo kandi umuryango mpuzamahanga ntugire icyo ubikoraho. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 wabereye ku rwibutso rwa Kigali, ibihugu bikomeye ku isonga icy'Ububiligi byashyizwe mu majwi ko byagize uruhare rutaziguye mu mateka yashamiranyije abanyarwanda kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu kiganiro cy'ubucukumbuzi bw'amateka cyatanzwe na Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda Jean Damascene Ntibizimana ntiyanyuze ku ruhande. Yashinjije igihugu cy'Ububiligi cyakoronije u Rwanda kuba cyarabibye urwango mu moko agize Abanyarwanda, ariko kikigiriza nkana ku Batutsi. Colonel Logiste w'Umubiligi yimuye abatutsi ku gahato mu bice bimwe na bimwe abajyana mu Bugesera. Yategetse ko abakozi b'abatutsi birukanwa bagasimbuzwa abahutu, ngo yagira ngo abahutu batware bene wabo. Ishyaka rya UNR ryarabirwanyije ariko barirega kuba iry'abatutsi ndetse no kugendera ku bitekerezo bya gikomuniste. Ibi kandi byashimangiwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame wavuze ko hari ibihugu bikomeye atavuze amazina byashyize igitutu gikomeye kuri Minisitiri Bizimana kubera gutinyuka gushyira hanze ukuri nk'uku. Perezida Kagame yavuze ko nawe bimugeraho hari abaza kumuburira bavuga ko akabya kuvuga cyangwa se guhangara abanyembaraga. Perezida Kagame yakomeje avuga ko atazihanganira kura mu maso uwo wese utesha abanyarwanda agaciro. Yakomeje agira ati, hari abaza bakambwira ngo urabona urakabya kuvuga ibintu bivuguruza abanyembaraga bishobora kukwica. Icya mbere byaba bivuze ko ari abicanyi, ariko igisubizo cya mbere ni uko niba ngomba kubaho kugira ngo nemere ibyo bintu, simpamya ko n'ubundi naba ndiho, naba ameze nk'uwapfuye. Kubaho ubuzima bw'ikinyoma numva ko ubuzima bwanjye mbukesha undi muntu, n'ubundi sinaba ndiho. Kuki ntapfa ndwana? Kuki abanyarwanda batapfa barwanya aho gupfa nk'isazi? Perezida Kagame yakomeje avuga ko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho kandi batagomba kumva ko hari uwo babikesha. Perezida Kagame yakomeje agira ati, kandi abanyarwanda bumva ko ntacyo bibatwaye kuba hari ababafata uko bashatse, n'iryari bazanga agasuzugura aka kageni, kubwirwa ko bagomba kubaho nk'aho ari impuhwe bagiriwe n'umuntu runaka. Mbega ikimwaro! Umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 wabereye ku rwibutso rwa Kigali ku rwego rw'igihugu. Aha hanacanywe urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100. Ahandi mu gihugu umuhango wo kwibuka wabereye ku nzego z'ibanze, ahagombaga gutanga ibiganiro ku mateka ya jenoside. Muri iki cyumweru i Kigali hateraniye inama mpuzamahanga kuri jenoside yari ifite intego yo kwibaza impamvu intego y'isi y'uko jenoside itazongera kubaho isa n'iyatsinzwe. Muri iyi nama hongiye gutungwa agatoki kurebera ko amahanga imbere y'ubwicanyi burundu ubwoko bukorerwa ku butaka bwa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yahamagariye abaturage be ndetse n'abandi bantu bose batuye Afurika guhaguruka bakanga agasuzuguro. Yagize ati, nzabwira buri wese murira mu maso ntigenda ugwiyo. Abavuga ko bazahagarika inkunga nibagwiyo, nta bwoba mfite bw'imbaraga bafite, ahubwo mfite impungenge z'abanyarwanda. Abari mu nama basabye Loni guhaguruka igatabara abo mu bwoko bw'abatutsi bicwa n'ingabo za leta cyangwa andi moko basabwa kujya mu Rwanda kuko batemerwa nk'abanyagihugu. Ndabashimiye. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze video zacu kanda subscribe ku TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye. Ndabakunda. Ubuyobozi bwa Vumbura TV twifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Twibuke twiyubaka dusigasira ibyagezweho. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994, nifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange guha icyubahiro inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Nk'urubyiruko dufite inshingano yo kubaka u Rwanda rwubakiye ku rukundo, ubumwe ndetse n'amahoro. Twibuke twiyubaka. Imana ishimwe Vincent.